araza arambwira ngo nubwo bagukubise nubona kubona abantu bakunyuzeho ntuzababare, ujye wizera ko nyuma y'abantu Yesu aza. Kandi burya Yesu aza abantu bagize gute? Bamaze kuza. Abantu baraza bakwitegereza bakabona ntacyo umaze, uwa mbere akagenda, uwa kabiri akaza akagenda, uwa gatatu akagenda, uwa kane akagenda, abantu bose bakarangira. Ariko Yesu yaje, ariko ikiro kigenda kivaho. Ngarutse mvuye muri koma, mwitegereje bamuzane kugira ngo bare ko nabaye muzima, barambaza ngo ufite umugore? Nta mugore mfite. Reka dusome igitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 30. Tugiye gusoma igitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 30. Igitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 30. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga Yerusalemu amanuka Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigashigajeho gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umure wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo bantu? Ninde wabaye mugenzi w'uwaguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Amena. Dukomere Imana amashyi. Ijambo ry'Imana. Nitwa Niyomugabo Ferdinand, ndi umugabo, ndubatse, afite umugore n'abana 3 b'abahungu, n'undi uri mu nda, twiteguye nko mu kwa 12. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero mu kanya Imana imaye, ko namaze kumenya ko igituma Imana itwongera igihe cyo kubaho ni ukugira ngo tugire gute tuyivuge. Buri nta kintu wahereza Imana, Imana iwayiha amafaranga, Imana iwayiha imyambaro, Imana nta kintu na kimwe wagira gute wabona wayiha, kirakugira gute kuyivuga no kuyisingiza gusa. Rero Imana ishimwe cyane. Nzi neza ko nta muntu wakora Imana ngo yikorere amaboko, ari nayo mpamvu nayemereye kugira ngo ngire gute nyikorere. Buriya gukorera Imana bica mu nzira ndende cyane. Hari igihe abantu babona bahagaze imbere y'Imana hano ku ruhimbi bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Buriya umuntu Imana ikoresha imunyuza ahantu hakomeye, umuntu Imana ikoresha imwigisha ibikomeye. Nagiye bibona rero impamvu nemeye kuba umukozi w'Imana. Imana yarabanza iranyigisha ingira umukozi wayo. Ntabwo byavuye mu muryango iwacu, nakuze nta muntu mbona usenga. Iwacu aho mvuka nta muntu n'umwe nigeze mbona agira gute usenga. Ariko ndi umwana muto nakundaga kujya imbere y'Imana njyanye na shangazi, Imana ikamvugaho. Imana ikabwira shangazi ikabwira ngo umva, uyu mwana azaba umwana ukomeye, uyu mwana azaba umukozi wanjye, uyu mwana azankorera, azaca mu bibi byinshi cyane, ariko nyuma yabyo azaba umukozi w'Imana. Impamvu mpagaze hano rero, Imana yarabyemeye nyuza muri ibyo bikomeye. Ndahangaha mu bigaragara babona nyiri mutoya, ariko ndabona nk'imyaka 2 ngo ngire imyaka 40. Buryo umuntu asenga Imana igenda imushyira amavuta, igenda idusiga, n'impamvu ubona tudasaza imburagihe. Rero Imana igenda ivuga, Imana igenda ivuga ndi mutoya, ariko ngenda iby'Imana mbyiyobagiza, nigera mu by'umupira. Ndatugaruka ku ijambo ry'Imana. Imana yakomeza uvuga ngo uzaba iki? Umuvuga butumwa. Nge ntabwo nemeraga abantu, akenshi najyaga gusenga, ariko nemera abantu bayihora imbere. Nabonaga ari injiji, nabonaga barayobye. Rero Imana inteza imvune kugira ngo igere gute imbone. Buriya abantu benshi mubona bakorera Imana,
hari ibiri Imana yabateje kugira ngo igire gute ibiyegereza. Nanjye rero uyu munsi mpagaze hano ndi umukozi w'Imana kandi nizera ko Imana inkoreramo kandi mvugiramo. Rero dusomye ijambo ryiza mu gitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 30. Riravuze ngo hari umuntu wari uvuye hehe i Yerusalemu. Bundi Yerusalemu reka tuhagiranye nk'aha ngaha mu nzu y'Imana. Noneho ari Yerusalemu ari maza abambuzi baravugana baravanga hari umuntu uvuye hehe, hari umuntu uvuye i Yerusalemu. Abambuzi mu gisobanuro cy'abambuzi ni abadayimoni, ni abantu bahora bagenza abantu bagize gute basenga. Abamuzi bavuga ngo nta kindi kintu twakora gereka tumutegereye ku inzira ijya hehe igiye Yeriko. Ubundi iyo umuntu avuye i Yerusalemu agasubira mu buzima busanzwe abagiye hehe i Yeriko. Iyi si dutuyeho, iyi si tubaho, kino gihugu turimo, iyo umuntu ari mu buzima busanzwe pana ubw'umwuka aba ari hehe, aba ari i Yeriko. Rero abambuzi baramutegereza ngo araza. Aho yaravuye nta makuru yari afite ko abambuzi bagize gute bamutegereje, ariko ahantu yaravuye kubona n'umugabo witwa nde, witwa Yesu. Yaravuye i Yerusalemu mu murwa mukuru Yesu agira gute akoreramo cyangwa abarizwamo mu biro bikuru. Rero ngo ahageze ngo abambuzi baramufata, baravuga ngo twamenye ko ari ibintu uvanye hehe, uvanye Yerusalemu. Iyo twaje gusenga hano hari ibintu Imana ivugana natwe. Ikavuga ngo Ferdinand nzakugira neza, urubyaro rwawe ruziga neza, mu buzima busanzwe nziye kugutunga, nubwo uvuka hano hadakomeye nzakugira ukomeye. Rero abambuzi bakabazwa n'ibyo Imana ivuze. Noneho abambuzi baravuga ngo uyu muntu uvuye i Yerusalemu, kandi abambuzi bagira iyerekwa ryaho tuva i Yerusalemu. Iyo umuntu ahavuye cyangwa iyo umuntu ahahora ntabwo ashobora gutaha nta kintu agize gute acyuye mu nzu y'Imana. Iyo twaje hano niyo utacyura amafaranga agaragara ariko ucyura isezerano rivuga ngo nza. Rero abambuzi ngo baramureka ngo araza ngo bamutegeza mu nzira ijya hehe igiye Yeriko. Ngo arangize ngo ahageze ngo bahita bamufata. Nge ntabwo njya ngunda kubwira abantu ngo mutere haleluya iyo umuntu yumvise Imana arafashwa. Ubundi mu bintu bituma tuvuga Imana hari uburyo nabonye Imana, ntabwo nzayivuga nk'uko ugize gute uyivuga. Umuntu wese avuga Imana bitewe n'uko agize gute yayibonye. Nge ntagenje njya kuvuga ngo muhaguruke mugire gute mufashwe. Niba wumva Imana hari ibyo yakoze uzajya ufashwa n'ibyo yakoze. None abambuzi baramubwira ako kanya kimara kuhagera ngo bahita bamufata. Ikintu bakoze baravuze ngo reka tumwambure, bahita bamwambura yagize gute ibyo avanye i Yerusalemu. Batekereje baravuga ngo i Yerusalemu avuye ntago bishira, nitumwambura gusa nitumuvunagure nitumwice arahita asubira iyo avuye azana ibirutu byo tugize gute tumwatse. Barangije rero bagira gute baramwambura, bahita bavuga ngo tumwambuye gusagira gute yasubirayo. Ngo bahita bashaka ikintu bita inyundo ya kinubi umwigisha yagize gute yavuze. Ngo baramukubita barakubita ngo bageza ku rwego bamusigira kuga gake yenda kugera gute yenda gupfa. Kandi izo ntabwo ari impuhwe zayo, ntabwo ari impuhwe z'abambuzi, ahubwo byari bitewe n'ahantu agize gute avuye. Bundi ari igihe dusenga Imana ivuga ibyo duhura nabyo ariko abagize gute yabinangiye umutima, rimwe na rimwe bikaza bikatugeraho ariko ntibitwice. Ubundi ahantu tuva hari ubuzima, ahantu duhora hari iki, hari ubuzima, hari uburinzi. Imana ikubwira ngo ikuyeho ikintu burya kiba gihari. Rero abambuzi ngo barakubita ngo ariko ngo bamusigashigajeho gatoya yenda kugera gute yenda gupfa. Mu kintu cyanangaje ntago abambuzi bapfuye. Ubundi ibintu biturwanya ntago bipfa, duhanga n'imbaraga zitagira iki, zitagira umubiri. Niyo mpamvu iyo urangaye gato zishobora kukwica. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nyamuneka amatabaza yanyu ahora agire gute yaka. Rero abambuzi ngo bahita bagenda ariko bagenda baririmba. Ubu nanjye ndi mu bantu badayimoni baririmbye ngo aheza mu ijuru ndeba kandi ndi iki nabaye muzima. Izi ndirimbo turirimba mu gitabo ngo aheza mu ijuru, muri Guma mu Rugo ya kabiri, reka ngaruke nyuma gato ariko icyo nzi cyo mu mwuka nge nta kibazo ngirana n'Imana ndumva mari. Mu kintu nabonye hano icyumba cy'uyu munsi kwa kane baba basenze cyane kandi nanjye ndi umunyamasengesho, Imana imvugiramo kandi Imana igize gute inkoreramo. Guma mu Rugo ya kabiri abambuzi baraje bazana kinubi, dayimoni hagarara mu gikuta cy'ibumoso n'iburyo, baravuga ngo ako kanwa kawe ntabwo tuzakuzongera kuvuga Imana. Nari njyanye ndi kumwe na madamu wanjye. Dayimoni subira bavuga ngo ako kanwa kawe
ntabwo kazongera kugira gute kuvuga Imana. Mbona umuntu azanye inyundo nini cyane, buriya wabivuze ndabyumva, ngiye kumva numva agize gute bankubise inyundo y'umutwe, mpita njya muri koma. Ngiye muri koma, ariko ngiye kubona mbona umugabo waje ari mwiza cyane, ariko w'umwirabura, ntabwo nabonye umuzungu. Araza arambwira ngo nubwo bagukubise ngiye kukwiyereka uri muri koma kugira ngo bazabone imbaraga zanjye. Bundi imbaraga zirinda umuntu usenga ni ijambo Imana imuvugaho. Imbaraga zirinda abantu basenga ni isezerano Imana iduha. None abambuzi rero batangira kubyina, ngiye kubona mbona ngeze ahantu kure. Namaze icyumweru cya mbere ndi muri koma, nari i Masaka, mba mu cyumweru cya mbere kirarangira. Mu cyumweru cya kabiri mbona haje abadayimoni bambaye amakote meza n'amafibe, baraza barambwira ngo reka twarakubwiye ngo ako kanwa kawe ntabwo uzongera kukabumbura ngo uvuge Imana. Ariko burya abadayimoni baribeshya. Imbaraga zirinda umuntu zipfunyika mu Imana agize gute yavuze. Umuntu agenda arindwa n'imbaraga zayo, umuntu agenda arindwa n'isezerano ryayo, umuntu agenda arindwa n'Imana yavuze. Niyo mpamvu mukwiye kwizera Imana avuganye namwe, kandi iyo umuntu abuze ibyiringiro gupfa arapfa. Ariko ho nari ndabonaga Imana irimo inkoresha. Icyumweru cya mbere kirarangira, muri guma mu rwa kabiri yarinze irangira, nazantu ngize gute indi. Kandi icyo gihe nta mukozi nari mfite mu rugo, yari yaragiye. Ariko nk'abantu badayimoni bafata igitabo cy'indirimbo bararirimba ngo aheza mu ijuru. Kimwe kiravuga ngo rega twavuze yuko tugomba kumwica. Ndagira mabwire ngo umuntu uri mu Mana akizera Imana n'umwana wayo ashobora kurindwa ari muzima akananirwa ageze mu rupfu. Ntabwo Imana iturinda gusa ariko tugenda n'amaguru yuzuye, umuntu ashobora no kurindwa ageze hehe mu rupfu. Rero aba bambuzi dusomye muri Bibiliya ngo baramukubise ngo basigasiga agize gute ashigajeho gatoya yenda kugira gute yenda gupfa. Noneho ngo bahita bagenda. Ngo bagiye ako kanya ngo umutambyi yari mu nzira agize gute araza. Ngo amugezeho ntiyagira gute ntiyamugirira impuhwe, ngo arakikira aragenda. N'umurewe nawe agize gute ahageze arabanga ibintu umutambyi atakoze, ngiye nabasha kugira gute nabasha gukora iki umutambyi atakoze. Nawe arakikiragira gute aragenda. Ariko ngo umusamariya wari mu nzira arimaza, yari ari mu nzira arimaza, ngo araza ngo amugezeho, ngo arabanza aramwitegereza neza, amenya ko abantu bamunyuzeho, amenya ko umutambyi bamunyuzeho, amenya ko umurewe bamunyuzeho, ngo amwitegereje amugirira iki impuhwe. Ngo arangira avuga ngo nimuzanire amavuta yeraye aho ngaho. Arangije ngo aramwegera. Ubundi tuvuga umusamariya, uyu ni umusamariya, ni Yesu wenyine, nta wundi muntu ku isi wakugirira impuhwe turetse Yesu gusa. Arangije rero ngo yenda amavuta yerayo, ngo arangije ngo aramwomora, avuze ngo ndamutse nkomoye gusa warwara kanseri, ngo ahita azana igipfukisha agira gute aramupfuka. Rero ubu hano hari abantu bagendana igipfuko cya Yesu. Ngo arangije aravuga ngo ndamutse mupfutse gusa nkamusiga hano, abambuzi ntabwo bapfuye bari hariya, baza bakahita bamuhorahoza bakagira gute bakamurangiza. Ngo arangize ngo amushyira ku ndogobe amugera mu icumi ry'abashyitsi. Ubundi mu bintu biranga umuntu wahuye na Yesu, Yesu ntabwo usigaho gusanze, ahita agufata akakuvana aho abantu bakubonaga, aho abantu bagusize, akagenda akagushyirana, akagenda akakurwaza. Rero impamvu hari abantu Satani yagiye agerageza kwica, kuvana mu murimo w'Imana, kubakura mu bwiza bw'Imana, ariko Yesu akabafata akagira gute akabazana mu nzu y'Imana. Imana ikavuga ngo baho, ugasanga urimo urabikereza, Imana ikavuga ngo uzarama. Iyo twaje mu nzu y'Imana hano niho dukura ijambo rikomeye cyane. Rero ngo agize gute, ngo arangije ngo amushyira ku ndogobe, ngo amugera mu icumi ry'abashyitsi. Ngo aragenda abwira umurwaza, aramubwira ngo rero ibyo ibanze nagize gute, ibyo ibanze nabikoze. Ibyo ibanze nagize gute, aramubwira ngo ibyo ibanze nagize gute ntabikoze, namwomoye nanamupfutse. Impamvu muzanye ni ukugira ngo umwondore. Ubundi iyo Yesu yomoye umuntu, ibyo ibanze bikomeye, ibyo abantu batakora, Yesu nibyo akora. Ntabwo Yesu akora ibyo abantu babashije gukora, akora ibyo batabasha gukora. Aravuga rero namwomoye namupfutse, impamvu mukuzani ni ukugira ngo umwondore. Dore amaze igihe afite imvune, amaze igihe baramukomerekeje, ndagira ngo ngire gute umwondore. Ujye umushakira akomaka mu gitondo, saa sita, nijoro, ugire gute umwite, amwitegereje agira ubwoba, avuga ngo nta kintu ufite cyo kugira gute cyo kumwondoza.
rero mu bintu Yesu afite ubuzima, afite amahoro, afite amafaranga. Yesu nta kintu kimwe agize gute adafite, byose arabifite. Aravuga ngo ubwoba bwawe nabubonye, akira idenari ebyiri. Idenari ni amafaranga. Arangije arazibarabwira ngo mwitaho neza, nubona yo nguhaye umaze kuyamukoreshaho, umaze kuyamutangaho, ukabona agize gute ashize, ibisigaye nzabikwishyura ngize gute ngarutse. None harabaza ngo wese utekereza ute, ninde muri abo bantu wabaye mugenzi waguye mu bambuzi? Yesu aravuga ngo nabamugiriye iki? Impuhwe. Rero impuhwe abantu batakugira Yesu arazifite. Abantu bajya baza bakatureba bakabona ko nta kintu tumaze, ariko waza imbere ya Yesu akahita agufata ukuboko kagushyira hari. Rero mu kintu cyanangaje, icyumweru cya kabiri abadayimoni mbona bari barimba heza mu ijuru, madamu wanjye apimaga ibiro 80 hafi na 3, yari munini, ariko ikiro kigenda kivaho. Ngarutse mvuye muri koma, mwitegereje bamuzane kugira ngo ariko nabaye muzima, barambaza ngo ufite umugore? Nta mugore mfite, kuko hano nari mvuye hari kure. Mwitegereje nuko nasizangana, sanga siko agize gute angana. Ndavuga ngo ntabwo ari umugore wanjye yarabyibushye. Rero urumva Yesu yo wamwizeye agera kure, wagezeyo, wageze ahantu kure abantu batari, akahita gufata akaboko, akahita kugira gute akugarura mu buzima. Rero nanjye ndahangana naragarutse mu buzima. Niyo mpamvu umuntu uri mu mamagaro w'Imana nta kintu wakora ngo ugere gute ubivemo. Iyo umuntu ahamagawe agatoranywa, nta kintu wakora ngo ugere gute Imana uyicike. Rero mvuyemo anyereka kondisiyo ngomba kugenderaho, arambwira ngo ikiri cyo nkuzaniye kugira ngo tuganire, ibi n'ibintu birengaho, ibi n'ibikabirengaho, nzagucyura. Nzagira gute? Nzagucyura. Uzarama. Ambwira ibintu byinshi ndi muri koma, ariko anyereka u Rwanda, ibi n'ubirengaho, ibi ukabirengaho, nzagira gute? Nzagucyura. Rero hari igihe Imana ivuga abantu ntibayumve, ariko yashaka kuvugisha gutwara abantu batari. Ababwira ngo tujye se hashiga duhureshe hashiga tugere gute tuganire, duhurire fase tugere gute tuganire. Rero twaganiriye hehe? I Masaka. Rero Imana ishimwe. Rero nyuma y'abantu Yesu aracyahari. Nubona ukabona abantu bakunyuzeho ntuzababare, ujye wizera ko nyuma y'abantu Yesu aza. Kandi burya Yesu aza abantu bagize gute bamaze kuza. Abantu baraza bakwitegereza bakabona ntacyo umaze, uwa mbere akagenda, uwa kabiri akaza akagenda, uwa gatatu akagenda, uwa kane akagenda, abantu bose bakarangira, ariko Yesu yaje. Kandi abantu bagenda Yesu ari mu nzira ari masa. Kuvuga ngo nta kintu uzimarira, ntago uzaheka, ntuzabyara, wajya kwa muganga abantu biteze kutazabyara, Yesu akaguhereza umwana. Yesu ntabwo ashobora gukora abantu bakigize gute bagihari, barabanza bakaza ibyo bakananirwa, bakakuroga bakananirwa, bakakurwanya bakananirwa, bamara kunanirwa akaza agakora. Umuntu umwe arahanura ndi muri koma aravuga ngo Feredina ni ibyaha bye nagize gute ntateze gukira. Kandi igihe na madamu nta kibazo dufitanye, nta kibazo tugize gute dufitanye. Umwe arahanura aravuga ngo umva kuwa mbere azaba yagize gute azaba yapfuye. Umudamu witwa Chelsea n'abandi b'inyamata barasenga, baravuga ngo koko reka dusenga tumenye impamvu Feredina agize gute agiye gupfa. Bagisenga Imana arababwira ngo igihe cyo gupfa si iki, ahubwo namutwaye kugira ngo mwiyereke, kugira ngo muhe kondisiyo, kandi ku munsi wa mbere azaba yagize gute azaba yagarutse. Nagarutse ku cyumweru, ku wa mbere basezera mu bitaro, mpita naha mu rugo. Rero abantu bo mw'isi nta muntu ukunda undi, ndagira mubwira ngo ariko umuntu Yesu akunda, intambara zimuzaho ariko ntizimwice, ibigeragezo bikaza ntibigere gute ntibimwice. Ari abantu bajya bitotomba ngo mbana amaze umwaka umbwira impamvu ubuze ko Imana kubwe bigatinda kutapfuye. Umuntu Imana ikunda abantu bagize gute ntibamwemera. Rero umusamariya arangije araza, abantu bose bagize gute bakikiye, aravuga ngo jyeweho ndakugirira iki imbabazi, ngo aramwomora kandi amwamuza amavuta meza yeraye, ngo ahita amushyira ku ndogo aramutwara. Rero Imana yambwiye ngo hari abantu hano Imana yomoye indwara zikomeye, uko ndi muri koma. Ibyo si ibintu nagiye na madamu nzamuzana hano, wenda akaba ubuhamya, n'igihe dutanga ubuhamya abantu babyemere. Madamu nibuze ikibazo nari ngize gute nari ifite uwo munsi, n'abantu b'inshuti zanjye ntabwo bari bazi uburyo narwaye. Ku mwuka nari ngeze ku 38, umwuka warashizemo, amaraso yarashizemo,
ariko Yesu aje kandi nta muntu wanyongera amaraso, barageragezaga bakabona byanze, ariko Yesu angezeho anyongera umwuka wo guhumeka, anyongerera amaraso. Nari mbyibushye, dayimoni iravuga ngo njye navutse ndakana gatoya, nari ndwaye indwara y'ikibare bita igisyo, ngira imyaka 18, ndapimaga hari nk'ibiro 28, ariko uko Imana igenda ivuga gusa murabona ntabyibushye. Matamu yigeze kusenyera, twagiye ahantu arasenga, baravuga ngo ari umugabo wawe, ngo ko wagira ngo n'umwana wawe, ariko uyu munsi ndimo ndagenda murusha ibiro. Imana ivuze ngo nzakora, niyo byatinda Imana irakora, kandi nta muri ucira inzira Imana. Akenshi Imana izi nzira zagize gute, zarangiye. Kandi kuva nava muri koma ntabwo cyane nongeye kubona mu rugo rwanjye, ntabwo nongeye kuburara, sinongeye kubaho nabi, gusa nanjye icyo ngenderaho ni kondisiyo Imana yampaye, kandi ibyo ngibyo byo narayemereye. Iyo itazima n'ubundi mba narapfuye. Imana yangaruye, no kuyumvira nzagira gute, nzayumve. Rero uyu Musamariya araza aravuga ngo umva, ntabwo uri bupfe, dore nakugize gute, namaze kukugeraho. Nubwo bene wanyu ndajya batangarize, umuntu ashobora kuba ari mu itorero ukarwara umushumba ntagire gute, ntagusure. Iyo Imana izikorera, abantu bose bari bafunga iki, amaso. Hari igihe kimwe naterekaga amaso kugira ngo abantu barebe ikibazo ufite, nayatereka ahubwo ntibagire gute, ntibabibone. Ariko ntajya gusanga Imana ikambwira ngo nzakugira neza, nzagutabara, nzakugaburira, buriya nzayimana. Niyo wagera ahantu habi nzayira kugarura. Iyo umuntu avuganye n'Imana akwiye kwizera icyo Imana yamubwiye. Haba kugira buze ngo nzahagara ku muntu arangire gute, ndindire ngo nzaranguza ndeba aho Yesu ari, ngo nagira icyo abaza nzagira gute, nzamusubiza ku cyo namuganye. Arabanga icyo Imana abuze naho cyatinda no kugira gute, no kuza kizagira gute, kizaza. Rero Imana ajya mu batangarize, Imana ni imbaraga, Imana ntabwo ari amagambo, Imana ni iki, ni imbaraga kandi ni ibikorwa. Mujye mwizera icyo mwavuganye n'Imana. Rero uyu muntu abantu bamucaho, ariko Yesu Umusamariya mwiza araza agira gute, amugirira impuhwe. Nyimara kumenya ko nzaza hano, ko nari maze iminsi ndwaje umugore wanjye, Satani anyongora ngo umugore agiye kugira gute, agiye gupfa. Ariko nasenga Imana ikambwira ngo agize gute, abayeho. Njya kujya muri koma, nari maze iminsi ndwara n'amajwi urupfu iwanjye mu rugo. No muri iyi minsi rero nari maze iminsi senga, Satani ashaka kuntwara umugore, ariko ndasenga mbona arimo arazanzamuka. Nyimara kumenya ko nzaza hano ndasenga, senze ndyamye nijoro, mbona abadayimoni batandatu mbona baraje binjiye hano, ariko nabaraga binjiye muri urusengero. Urundi rusengero rurimo kubakwa. Mbona umwe ahagaze mu nguni hafi ya kaburimbo, undi ahagarara, mbese barafunga. Ngiye kubona mbona bacanye umuriro, ngiye kubona mbona hamanutse umuntu amaboko ayafatira icyarimwe. Buriya ibiganza bya Yesu iyo arambuye ukuboko kumwe afata abadayimoni nk'igihumbi. Ngiye kubona nabonye ikiganza, mbona cyaraje gifata ayo maboko cyita kiyacamo kabiri. Numva ijwi rimbwira ngo n'abadayimoni 3 bari kuzatwika urusengero rwamaze kuzura, ariko Imana iramwigize gute, ibaciye iki, amaboko. Bara ntago mwabyumva, inzu zirashya, amahitaza agasha, ibintu byose. Rero Imana yambwiye ngo hari abadayimoni 3 Imana amaze guca amaboko, bari kuzatwika urusengero rwagize gute, rwuzuye. Ikindi, buri abadayimoni barwanya iri torero rya hano bitewe nuko harimo abantu Imana ikunda cyane, yagize inkoramutima kandi bayifitiye umumaro mu itorero. Niyo mpamvu rero Imana ihora ijisho ryayo ruhora ku itorero rya hano. Ahubwo nangazwa n'abantu baza gusenga baseta ibirenge basengana ibyaha, abo ngabo rero sinzi ibyo murimo. Rero Imana yanumye ku muntu kujya Imana igere gute, imwomore. Twavuze Umusamariya, twavuze umuntu wawe n'abambuzi, igihe cye cyararangiye. Imana ivuga n'abantu bariho, ntabwo ivuga n'abantu bagize gute, bapfuye. Rero hari umuntu yagize gute, yomoye. Nicaye hariya mwarimu, agira mwarimu, nagiye kubona mbona umuntu araje azana kadorini cyane, mbona arayiguhaye, ariko ndebyemo mu mwuka mbona ni inzu irimo. Ndavuga ko mwarimu agaragara nk'umuntu usobanutse, yego ashobora kuba afite aho tuwe, niko natekereje. Ariko Imana yaramye ngo ngiye kumuha kado y'inzu igezweho kugira ngo azasazana wagize gute, heza. Ari ahantu heza, aheza cyane ni mu ijuru, ariko hano hanze ahangara hari umuntu ajya akabona ni hehe, ni heza. Rero hari inzu Imana guteguriye itandukanye n'iyubamo,
kandi ntabwo uzabigiramo uruhare, ni kado Imana yaguteguriye. Imana igize imbwira ngo uzarya, bizaca hehe? Nari maze iminsi 9 nshaka umugore, twamaze iminsi 9 tutarya. Imana ikajya ivuga ngo tuzagera gute? Tuzarya. Noneho umurundi twari duturanye ajyana inkora ajya kubwira mabukwe, aravugira ngo uriya muko wawe n'imbwa bamara iminsi 3 batarya, iminsi nikarangira. Noneho mabukwe njya kwisengera ahantu, ngiye gusenga, Imana impa amafaranga makeya kuri telefone, numva mabukwe arahamagaye, aronje kubasura. Nawe yaraje kureba ko umukobwa wagize gute, koko agiye gupfa. Uwo Musa ari buze, Imana yampa amafaranga, nohereza umugore ateka neza, ateka agafiriti, kandi koko twa tumaze igihe nta kintu dufite, mabukwe aje arya ibiryo byiza. Bura ntago Imana izaba uri kugenza abantu bagize gute, bayisenga. Na n'uyu munsi araza akarara iwanjye, akaryama, akicara mu ntebe, ariko mbere twaryabaga mu nzu yakumba kamwe. Rero Imana ishimwe ko ikora. Nyimara kuva muri koma nabuze ngo nanjye nzagukorera paka ngize gute igihe uzashakira kumpamagara, kandi nzi neza ko nzarama. Navugaga cyane mu buryo bukomeye, nkavuga cyane, ariko umwuka umaze kugenda ushiramo ntabwo nyikoresha imbaraga nyinshi. Kuyo maze akanya mpita numva ngize gute nahagiye, ariko murimo muranyumva. Rero ari ijambo rimwe muri Ezekiel 3:7 guhera ku murongo wa mbere. Ni umuhanuzi Ezekiel baramufasha mugeza mu kibaya kirimo amagufwa yumye, baramubaza ngo mwana w'umuntu we, aya magufwa tubona yabasha kongera kubaho? Ariko ngo Ezekiel abyitegereze, aravuga ngo Uwiteka nawe ugize gute, ni wowe ubizi. Mu kintu cyanangaje, aya magufwa ye yarumye, kandi igufwa ryaratandukanye, mbese nta gufwa ryabanaga n'iryaryo. Amagufwa yaragize gute, yari yaratandukanye. Ariko ngo Ezekiel Imana imushyiramo imbaraga zo guhanurira amagufwa, ngo arahanura igufwa rikagira gute, rigasanga iryaryo. Uko hano igufwa rigenda rizagira gute, risanga iryaryo. Amagufwa arongera arahura, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ifite imbaraga. Ubundi ibintu byinshi Imana idukorera no kugira ngo bamenye ko Imana yihagije. Satani abajyayo bavuga ko akora, ariko atanga iby'agahe gatoya. Ariko Imana ikoze irebye igihe kinini cyane. Imana iguhaye umugisha, iguha umugisha uzaryamo, abana bakaza bakawuryamo, abuzukuru bakaza bakawuryamo, abuzukuruza nuko. Imana itanga umugabane utajya uzungurwa. Ariko Satani umugabane atanga n'uwagahe gatoya. Rero ngo Ezekiel ngo arahanura, kimara guhanura amagufwa amaze guhura, ngo ahita ahanurira imitsi. Ngo aravuga ngo wa mitsi we ongera ugire gute wireme. Ngo imitsi buri munsi usanga uwawe, imitsi yinjira mu magufwa. Iyi mitsi irongera irahura, yinjira hehe? Mu magufwa. Imana arababwira ngo hanura n'inyama, arahanura inyama zijya hehe? Zirazijya ku magufwa. Imana arababwira ngo umva, dore imitsi yaremetse, n'amagufwa yaremetse, n'inyama zaje hehe? Ku magufwa. Hanura n'uruhu ruze. Arahanura urugera gute? Rujya ku nyama. Imana avuga ngo hamagara umuyaga w'ibirere bine, arahamagara umuyaga uraza winjira mu magufwa, umuntu arongera aremeka. Na n'uyu munsi hari abantu benshi bakeresa imbaraga z'Imana, ariko bazi ko Imana ikora. Yewe nta muntu bambwira ngo Imana irakora cyangwa nikora. Ngenzi Imana ko ikora. Imana irakora, Imana ikora ibyo abantu batakora. Imana ibasha gusubiza ubuzima umuntu yapfuye, Imana ibasha gutanga urubyaro umuntu yarubuze, Imana ibasha kurinda uburyo yagiye kwa muganga bavuga ngo ari bupfe. Mbese Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Kereka ikintu kimwe gusa, ntago Imana ijya ibeshya, icyo cyarayinaniye. Ntago Imana ijya ibasha kugira gute, kubeshya. Ariko ibintu byose Imana ivuga irabikora. Rero Imana imaze kumbwira ngo mwarimu, Imana ari kado y'inzu nini cyane Imana igiye kugira gute, Imana igiye kumuha mu isi. Nabajije Imana se, Imana izanze ujye utanga z'ubugingo umuntu yakwitara akamujyana i Rusororo? Mu bantu b'abakire mu mujyi wa Kigali bajya hehe? I Rusororo. Ariko Imana amwe ngo ntabwo ari inzu y'urupfu, ni inzu igize gute, isanzwe Imana igiye kuguha. Kandi ngiye kubona mbona umuntu aragufasha, mbona kujyanya ahantu mu nzu nini cyane, mbona akuyakanu k'akadirishya kangana gutya, mbona urungurutsemo. Nanjye ndebayo mbona ni urwererane rwinshi cyane, nubijwi rimbwira ngo Imana yagutegura umunezero mu isi, ariko n'ijuru Imana yari guteguriye, niko Uwiteka yambwiye. Bura ntago Imana itanga ibyiza gusa mu isi, n'ijuru rigize gute, rirahari. Ngiye mu bintu binangaza bya mbere bikanezeza, niko Imana yavuye ko izamo ubugingo buhoraho.
ko nabonye abantu batunze amafaranga arashira, mbona abantu batunze ibintu byinshi birashira, na n'uyu munsi bagize gute ari abakene. Ariko twebweho Imana itubwira ibyiza, ikatubwira n'ubugingo. Muhereze Imana icyubahiro. Rero ngo Ezekiyeli ahanurira amagufwa ngo uko bagenda baho, na n'uyu munsi Imana hari abari gukora ibitangaza, abantu nibemere. Ubu Imana itangira kudutabara, bamwe bazavuga ngo byageze gute, twabikuye mu bapfumu, twagiye kuraguza. Abantu benshi Imana ibatabaye, abantu bajya baca imanza. None ukabona umuntu yarasanze Imana yamutabaye, ntuzaca imanza Imana ibasha gukora. Imana igeze gute, irihagije. Uriya mubyeyi uteruye umwana, wowe nice hari Imana yambwiye ngo ikuvanyeho urupfu. Urupfu Imana igeze gute, ibaye irwigijeyo, niko Uwiteka yambwiye. Hari umugabo umwe twari turwaranye, maze kuzanzamuka, ntibijwi rimbwiye ngo uriya arwaye kanseri y'igifu, ariko Imana irambwira ngo nihana arakira, natana azagera gute, azapfa. Ndangije negera umugore ndamubaza, biti indwara bari babwiye ngo yatwaraye ubusa. Imana irambwira ngo mubwire ngo ajye gupimisha kanseri, bazasanga agize gute, ayifite. Ariko nihana azakira, natana azagera gute, azapfa. Hanyuzeho nk'iminsi 3 naravuye mu bitaro, numva ngo yagize gute, yapfuye. Muvuga kuri radio ngo kanaka yapfuye. Bro rero hari abari Imana ibwira ngo baragera gute, bihane bakabyanga, bihane bakabyanga. Nyamara umuri Imana ikunda igenda imuburira, ariko iyo utayumvise hari ryavamo iki, urupfu. Ntabwo ari wowe n'ubuhamya ntanze, ubwo abantu bari hano mujye mutega amatwi. Imana ivuze ngo ihanuka byanga, amaherezo ni iki, urapfa. Rero Imana yambwiye ngo ikuvanyeho urupfu, kandi ikindi Imana igiye guhindura inyungu y'itorero wowe. Inyungu y'itorero iteye ite? Ni umuntu ukorera Imana akayiririmbira, agatanga amafaranga mu itorero. Mbese Imana yambwiye ngo impamvu Imana ikongera igihe cyo kubaho ni ukugira ngo ugire imirimo myinshi mu isi. Nyicyari Imana yambwiye ngo muvanyeho urupfu, mwongera imyaka myinshi yo kugira gute, yo kubaho. Kandi urupfu ntabwo wari kuzafatwa gatoya ukarwara ukajya kwa muganga ntugaruke. Ariko Imana yambwiye ngo igize gute, urupfu ibaye irwigijeyo. Iyo dusoma Bibiliya usanga abantu benshi ari abantu bagiye basenga, Imana ikabongera igihe cyo kubaho, umuntu agasenga, Imana ikabamwumva, mwana wanjye kubw'imirimo yawe. Ezekiyeli Imana agize gute, yamwongera igihe cyo kubaho bitewe n'iki, n'imirimo. Ubundi kuba mu itorero si ukuririmba gusa, si ugusirimba gusa, n'amafaranga agize gute abakenewe. Ubundi n'imirimo Imana irayemera. Nigeze mpereza umuntu amafaranga 500, Imana irambwira ngo mu minsi mike ngiye kuguha amafaranga, guma mu rugo ibiraje. Imana ima amafaranga atunga umuryango wanjye, nkajya mpereza n'abandi. Ndi mu bantu batanyweye igikoma bakuye mu kagari cyangwa mu mudugudu, ndi mu bantu bari ibiryo Imana yabibaye. Imana ivuga ngo muri guma mu rugo ikintu, hari umuyaguje. Rero mu bintu ugiye nemera, Imana ishobora guteza ikiza kugira ngo irokore abantu, abemera ko bagere gute, bihana. Kandi ikindi wowe Imana irambwiye ngo nta kanseri uzarwara. Kanseri y'ubwoko bwose nawe uzagira gute, uzarwara. Izo mu maraso, mu nyama, mu mitsi, mu magufwa, nta kanseri uzagira gute, uzarwara, niko Uwiteka avuze. Mawe ijambo Zaburi 125 haravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashaka kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka kugose uhereye none ukageza iteka ryose, niko Uwiteka avuze. Kandi Imana izakurinda ibyakumugaza paka uvuye ku isi. Kandi n'urupfu rwawe kuko gupfa tuzapfa, ariko we ntabwo abantu batazicwa n'indwara, uzasaza umara gusaza usinzire, Yesu aguhamagare. Amen. Amen. Arumamaro wicaye hari inyuma, ariko ndabona ashobora kuba yasohotse. Ko sinya ndeba neza kuva nava muri koma, ndareba ariko si cyane. Nuri yambaye rinete. Wowe wambaye agatabaro k'umuhondo. Nagiye kubona mbona umuntu araguteruye, ariko mbona gukize ku bibero nk'uruhinja. Numva ijwi rimbwiye ngo Yesu agize gute, aragukikiye.
buriya abantu baracutsa turabyara madamu wanjye azacutsa abana banjye, ariko Yesu ntajya acutsa buriya. Rero Yesu yagufasha gushyira hehe ku bibero bye. Kandi Imana yambwiye ngo warapfuye wowe ujye ushima Imana. Kandi nagiye kubona mbona haje umuriro muke cyane, mbona urimo uramanuka ukwinjiramo, numva ijwi rimbwiye ngo Imana itwitse indwara muri wowe. Hari indwara Imana itwitse, ni Uwiteka agize gute yambwiye. Iyo dusoma ngo Imana umusama Yesu yomoye umuntu, na n'uyu munsi Yesu bagize gute abarimo akora. Uyu mukozi w'Imana arimo ahimbaza Imana, nagiye kubona mbona mu buryo bw'umwuka umuzungu araje, ngiye kubona mbona ashyize pasiporo imbere ye. Numva baravuga ngo nge niyemeje ko nzagera gute nzakujyana i Burayi. Nubwo uyu mukozi w'Imana ari hano, ariko ntabwo azasazira mu Rwanda wowe. Kandi wabyumva utabyumva, ubundi akesha Imana ivuga ibintu bitari hafi, Imana ivuga ibintu biri kure, ariko hari igihe kimwe wowe uzava mu Rwanda ukajya gusaza, ukajya ku Burayi, washaka kugaruka garuka cyane gutoroka ukagera gute ugaturayo. Hari igihugu Imana yaguteguriye i Burayi uzasazira hafi y'amazi wowe, ukajya uza wabishatse mu Rwanda, utabishaka ukagumayo. Kandi ikindi Imana yambwiye ngo ikuvanyeho guterwa inkota. Imana ikuvanyeho guterwa inkota, ikuzimu Satani yakoresheje inama kugira ngo aguteze abajura bakwice. Ariko ijwi rimbwira ngo Uwiteka arakubundikiye. Uwiteka agize gute arakubundikiye. Reka nkoreshe iryo jambo mwihangane, uko inkoko ibundikira amagi yayo niko Uwiteka akubundikiye, kuko ikuzimu bakoze inama kugira ngo abajura bakwice. Rero Uwiteka aravuze ngo araguhisha. Hari itangazo ribi rwose Imana ikwiye kwitora ngo kanaka yishwe n'umuntu n'inkota yamwishe, ariko Imana yambwiye ngo igize gute iyo nkota Imana yari kurinze niko Uwiteka agize gute avuze muri aya materaniro. Kandi ikindi Zaburi 23, Uwiteka niwe mwungere wawe ntuzakena. Imana ikuvanye iruhande rw'amazi asuma, igushyize iruhande rw'amazi adasuma. Isubiza intege mu buzima bwawe. Imana igutegurira ameza imbere y'abanzi bawe. Kandi Imana igusubiza amavuta yo kuzajya usengera indwara zikomeye zigakira, amakasera, amadiyabete na za sida. Wowe akujya unashima ari Imana ko Imana aguhamagaye ukaza mu nzu yayo. Uyu munsi babandi babyina bari mbese bajya gutarama mu bitaro bya nijoro, barara babyina. Ujye ushima Imana wowe. Imana yarakwiyegereje, Imana yaraguhamagara, uzava ku isi rero ukivuga Imana neza. We ntabwo uzarindwa nuko usenga cyane, ahubwo Imana yaraguhamagaye, yarakwiyegereje, nta kintu kizakuvana iruhande rw'Imana, nta gihari. Kandi Imana kugiza umugabo w'ibikorwa, mu bikorwa bigaragara. Imana kugiza umugabo w'ibikorwa. Kandi reka nkubwire wowe uri ibuye rikomeye cyane. Abazahonda ni benshi ariko ntibazagushobora. Abazakurwanya ni benshi ariko ntibazagushobora. Ubundi wowe Imana, hari abantu Imana ihamagara ikanafuhira, uzarambura ukuboko kubi kuri wowe Imana izaguca. Ugira ngo se Farawo Imana agiye ica amaboko ye ataragasuzuguro se? Matayo 2:19 haravuga ngo Herode amaze gupfa, marayika w'Uwiteka abonekera Yozefu mu nzozi, aramubwira ngo genda ubwire umwana nyina bagere gute bagaruke mu gihugu cya Isiraheli, kuko abasha kumwica bagize gute bapfuye. Ngo arangije arababwira ngo umva, fata umwana we musubire mu gihugu cya Isiraheli, kuko Herode yagize gute yapfuye. Rero sibwo bwa mbere Imana yaba yisha abantu babi. Irabanza ikagoragoza, mwakwihannye, yabona babyanze ni ikintu nyine. Imana iramwe ngo umuntu uzakurwanya azabona ishyano. Kandi Imana izaguha ubutunzi bwo mu isi, ariko nijoro uzarigeramo n'abazawukomokaho bose. Kandi Imana irambwiye ngo ntabwo uzabyara ingare cyangwa ibisambo cyangwa amayibobo. Abazakuvaho bose bazaba ari ubwoko Imana igize gute yatoranyije. Umukozi w'Imana arimo yigisha, abanje kwigisha, Imana yambwiye ngo gushaka ko Imana yarabiteguye, ariko Imana yambwiye ngo Satani yaravuze ngo nushaka ntuzabyare. Najye kubona mbona abana 4, mbona umuntu arabazanye, mbona bashyize imbere yawe. Nibijwi ngo nubwo Satani avuze ngo ntazabyare, ariko nzamuha abana 4, umuhungu, umukobwa, umuhungu, umukobwa. Rero wowe Imana gutegura urubyaro niko Uwiteka avuze. Ushaka ko byarateguye kubaka uzubaka kandi neza cyane,
kandi ukunda n'uwo mwashakanye munaramane, niko Uwiteka yambwiye. Ariko ikuzimu abadayimoni baravuze ngo ntazabyara, ariko Uwiteka yambwiye ngo uzagira gute, uzubaka ubyare, kandi abana b'abanyabwenge mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Buriya ntabwo Imana itegura ibintu ariko umuntu yabigezemo. Imana itegura umuntu ataragera iyo ajya. Akenshi Imana ivuga ibizaba, ntivuga ibyabaye. Iyo dusoma igitabo muri Mariko ibice 4:35, aravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa, arabwira ngo tumuge tujye hakurya. None ngo basiga abantu bamujyana mu bwato wagize gute, yahozemo. Ngo arangije ngo bakimara gutera intambwe, ngo bageze mu nyanja, ngo Yesu ngo umwigisha arasinzira, ngo ariko asinzira agira gute, areba ibwerekeza. Ntabwo Yesu asinzira areba iyo tuva, asinzira yewe tugana. Niyo mpamvu abadayimoni badutega ikindi gihe bagasanga Yesu arahari. Kavuga ngo uzapfa, bagasanga Yesu ageze gute, arahari. Uzakorwa n'isoni, Imana ikakurinda isoni. Uzakenyuka, Imana ikaguha kurama. Ntabwo Yesu ahagarara aho umuntu avuye, ahagarara aho umuntu ajya. Nigize rimwe mva gusenga, asanga nyir'inzu arasanga yifasha cyane umugabo upima nk'ibiro nka 90. Aravuga ngo nari mfite ibiro mvuye gusenga. Aravuga ngo umva wambwa we, nari muri amezi 3 y'inzu. Aravuga ngo umva wambwa, icyo kibiro wirirwa ugendana, wirirwa ujya mu butayu. None iyo Mana ukorera ibaho cyangwa yarapfuye? Ndagenda ndababwira ngo niba uzi ko Imana nkorera yapfuye, uraza uyibone. Icyo cyanangaje nge ndi i Kigali, ariko we atuye za Ririma kure. Imana yaje kumuvana i Kigali mujyana hehe, mu cyaro. Imana amazu yararimo yashyiramo wasenze. Umuntu wayaguze n'umuntu Imana abwira ngo nzaguha amazu, uzayagura make ugende wishyura. Imana iteza ikibazo, umuntu arahava. Niyo mpamvu abantu basuzugura umuntu usenga, baba bikoze ubusa. Iyo umuntu asenga by'ukuri, agasenga atishushanya, Imana igenda yereka amaso y'abantu ko yubaha Imana. Ubundi kubaha Imana ntabwo tubaha Imana mu buryo bw'ibanga gusa. Mu mwuka Imana iravuga, ariko no mu mubiri Imana ikagera gute, igakora. Noneho bukeye aza kwaka icyangombwa ngo bamwimure. Andebye aravuga ngo ko babyibushye, ngo ni Feredina cyangwa ni mukuru we. Ndababwira ngo ni Feredina. Ngo ariko Imana iratabara. Reka mubwire, ntabwo Imana yakwimura abantu bavuze ngo uzakorwa n'isoni itaragutabara. Imana igomba kugira icyo ikora, bazimuka ariko bakimuka babonye ko Imana yabashije gukora. Rero ibyo ntabwo ari byo twirata, ibyo ntabwo ari byo tuvuga. Iyo umuntu asuzugura umuntu usenga, Imana irababara. Iyo bakuvuga Imana ibihari, iyo bagambana Imana ibihari, iyo bagutunga intoki Imana ibihari, iyo bagukoba Imana ibihari. Niyo mpamvu Imana ijya imwaza amagambo y'abandi ikaza igakora. Burya idakoze ntabwo wakwemera ko Imana ishoye. Mu bintu biranga Imana rero, Imana ni ibikorwa si amagambo. Niba n'umuntu ukabubwira ngo ndasenga, Imana avuganye nanjye, akubona warakobanye, ntabwo azemera kusenga. Ariko nabona Imana igenda ikora, niyo atakwemera ariko azagenda avuga, ariko banza Imana iriko ishoboye. Niyo mpamvu Imana rero igenda ikayigisha umuntu wayo, ariko nyuma ikagenda imutabara. Abantu bigeze babwira madamu, babwira ngo we ntabwo ari umugabo washatse n'urwandiko. Araza avuga ngo kanaka yavuze ngo nturi umugabo uri urwandiko. Ndabwira niba ndi urwandiko, bagomba kuzabona ko Imana agira gute nkorera ikora. Ahubwo mu kintu cyanangaje, hari abaza bakaba mu rugo, bakaza bakirira. Mu isi nari ifite abantu 9 mu rugo, kandi Imana ikatugaburira. Burya hari Imana ikwicisha inzara, igutegura ibyo kurya uzaha abantu benshi, bakemera ko Imana ibashije kugira gute gukora. Nge inzara yanyishe ndi umusore, shatse inzara iranyica, ariko ndashima Imana ko Imana igenda ikora. Umuntu ufite inzara ntabwo asa nkanjye. Ariko icyo gihe nari ifite amatwi manini, umuhungu umwe yigeze arambwira ngo ariko kugira ngo wowe ubyibuha amatwi gusa. Ariko ndashima Imana ko Imana igenda iteraho inyama, ubu n'amatwi Imana yayagize matoya. Rero buriya hari ibintu biranga umuntu Imana irimo kwigisha. Umuntu Imana irimo kwigisha, hari ishuri mugaragaraho, bakwitegeza akabona urinya kwigendera, bakabona nta kiza cyakuvaho. Ariko ndashima Imana ko Imana igenda yomora umuntu, Imana igenda yogira gute, yomora umuntu. Iyo Yesu yatwaye ubuzima bwawe akagenda akabushyira Imana, bamubara rero Mana dore ni umugaragu w'Imana akeneye komorwa, Imana ititeraho kashi. Kwa muganga barabwira ngo mbyimye umutima, nkunda kubwiriza ntanga ubuhamya gake gake. Ako Imana yaramwe ikuvanye impanuka wowe, Imana ikuvanye impanuka ntupfe ku buryo umutwe usigara ari bikomere gusa.
Imana ihagaritse impanuka mbi, ya indi si yasimusiga Imana irayihagaritse. Kandi mujye mukomera Imana bashyi mu nzu y'Imana muvuze impundu. Ubundi mu nzu y'Imana habamo ibitangaza, habamo kuzuka mu buryo bw'umwuka mu nzu y'Imana. Iyo waje uri maso ntabwo ushobora gutaha utayibonye. Niyo mpamvu iyo bahimba bavuga ngo Yesu araje numva ko agiye kuza, bavuga ngo Yesu arazura nkizera ko nzuye. Nigeze senga rimwe madamu yarwaye indwara yo kuva, mbona neza byaranze, baraciye amafaranga ndavuza mbona byanze. Ngiye gusenga nkunda gusenga ahantu nko ku musozi cyangwa n'ahandi. Ngiye gusenga Imana iravuga ngo uko Uwiteka avuze, none ahangaha indwara madamu bagize gutarwaye irakize. Ngeze mu rugo sangagize gute yakize koko. Urumva rero mu masengesho harimo ubuzima, mu masengesho harimo gukira, mu masengesho harimo agakiza, mu masengesho harimo imbaraga. Iyo umuntu yaza afite kwizera Imana ataha yibonye uburyo bwose. Amen. Noneho rero buriya abantu baza gusenga uyu munsi, umuntu wabwiwe n'uburwayi n'abaganga bakakubwira ngo urwaye diyabete, umugabo arwaye diyabete, Imana yambwiye ngo yazanywe no gukiza izo ndwara hano. Ariko nta bantu babwiwe uburwayi n'iki n'abaganga bakababwira ngo ufite diyabete, ufite indwara n'iyi. Abo bantu Imana yabakijije bazagara ku munsi wo gusenga wo kuwa kane barimo bashima izina ry'Uwiteka. Rero ngo uyu muntu aromorwa, tuvuze amagambo menshi cyane muri Ezekiel 3:7, Luka 10:30. Ni amagambo menshi Imana ivuganye namwe. Niba utafashwe n'ijambo rivuga ngo Yesu aranyomoye, urafashwe n'ijambo rivuga ngo Uwiteka muje n'umugisha wanjye. Hari igihe umuntu asenga agasenga umugisha uri kuri. Imana ikavuga ngo uhaye inzu bakagusohora mu nzu. Imana ikavuga ngo uhaye ubuzima ukaba warwara ukamara igihe urwaye. Ariko igihe kimwe Yesu agafata ubuzima akagira gute bukaza bukinjira mu muntu. Rero hari abantu ubuzima bwabo Imana buhuje neza muri aya masengesho. Hari abantu Imana ihuje amagufwa yararwaye muri aya masengesho. Amen. Ariko ngabire nura wicaye inyuma, ngiye kubona mbona ugiye ahantu, ugiye kureba ikibanza cy'ubutaka, mbona barimo baratera metero, nijwi bimbwira ngo Imana igiye kuguha ikibanza gihagaze 30 kuri 20. Hari inyubako igiye kuzubakwa n'abantu ku buzima bwawe wowe utagize gute utageze mu ruhare. Hari kandi Imana igiye guha ku buryo n'uwawe, ndavuga umugabo mbese nabasubizwa w'imbaraga nibyo Imana igize gute ikoze muri amasengesho. Kandi ikindi Imana irambwiye ngo nta mwana wawe uzakenyuka ariko Uwiteka avuze. Abana bose bazagira gute bazarama, uzabona buzukuru kiriho, kandi amaguru yawe Imana yavanyeho kubyimba ariko ari uburwayi bwizanye. Hari igihe umuntu arwara ngo ni amarozi, uyu mubiri ujya ufatwa n'indwara, ariko Imana irambwiye ngo amaguru yawe Imana igize gute irayarinze niko Uwiteka avuze. Kandi Imana kuvanya guterwa n'abajura, mwakwica mugasanga abajura binjiye mu nzu. Imana irambwiye ngo nta mujura uzinjira iwawe niko Uwiteka avuze. Kandi hari urwandiko mbona umuntu aguha, ni urwandiko rw'inzira uzaca abantu barimo bapfa ugere gutubeho, kuko Imana yavuze ngo igiye guhaca. Hari uburyo Imana igicaho mu buzima busanzwe abantu bakayibona, ariko Imana yambwiye ngo nta cyorezo na kimwe kizakwica. Imana izakubera amaso paka uvuye ku isi, amaso y'Imana akikurebera imbere. Mbese Imana izakurebera imbere yawe paka uvuye ku isi. Kandi hari umuntu ugiye kuguhamagara akaguha urwandiko rwo kujya hanze, kandi umugabo azabyemera, ugende wishimye kandi ugarukane ishimwe Imana igize gute. Hari ishimwe Imana izabera mu gihugu cyo hanze Imana iremye. Hari urugendo Imana iremye mu buryo bwihuse, niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo azakurebera imbere. Rero uyu Musamariya ngo ahita amwomora ngo amushyire umurwaza, ngo umurwaza amwitaho. N'ubu turavuga imbaraga z'Imana Imana agize gute yakoze. Ariko uyu mukozi w'Imana Imana imurinze no kurya uburozi niko Uwiteka avuze.
Satani yakoze inama ikomeye cyane kugira ngo ashakishe uburyo yagufata, ariko Uwiteka aravuze ngo azahunahuna ariko ntazakugeraho. Niyo amarembo y'ikuzimu yakuguruka, ntabwo Satani azigera gufata. Kandi amazina yawe mu buryo bw'umwuka Imana irayahinduye, abadayimoni ntibazayabona. Bazajya baperereza ariko bagire gute bakubure. Ubundi hari uburyo abadayimoni bajya baperereza umuntu, ese Fred nari hehe, Fred nagiye gusengera hehe, kugira ngo bagire gute bangirire nabi. Rero hari igihe Imana yisha amazina yacu, abaraguza bakayabura, abaterekera bakayabura, abararabashika bakayabura. Imana igiye yahindura rero. Uyu pasiteri sobona ko ari umusaza, agaragara ko ari umusaza, ariko Imana yambwiye ngo imuhaye amafaranga azamushajisha neza. Ikindi rero ubugingo bwo ntabwo Imana buteguye uyu munsi, bwateguwe kera. Imana ikigambira kukurema yakuremye ubugingo buhari, kureba bwarateguwe. Gusa Imana yambwiye ngo uracyari ku isi, uracyagukeneye. Ijuru warigezemo kera, ariko ntibaragukenera kupfa. Igihe nikigera rero uracyafite igihe kinini cyane cyo kubaho. Gusa hari amata n'ubona mu mwuka umuntu ateretse imbere yawe, uri mu buganiza mu cyasi, uri munywa. Imana iguhaye amata y'umwuka ku buryo imyaka yawe ntabwo bazayimenya. Wabuze ngo ni 70, ariko hari uburyo Imana igize gute ihinduye umubiri wawe, abantu bajya bakubona bagira gute ntibaye imyaka ufite. Ubundi burya Imana ifite vitamine ihereza abantu. Bakubona ngo babara ngo bakubara bakaba afite 50, afite 60, naho kandi ufite imyaka myinshi. Rero Imana iguhaye vitamine izagufasha, kandi Imana irambwiye ngo igukingira urukingo ruzatuma utarwara diabete, umutima, za ndwara zose twumva zifata abantu bagize gute bakuru. Imana irambwiye ngo umubiri wawe, ingingo zose uko Imana yakuremye, Imana igize gute irinze ingingo zawe zose. Uzava ku isi ukomeye, uza umva umubiri wawe. Ezekiel ngo yarahanuye ngo imitsi irahura, igufwa rirahura, inyama zijya uko Imana yakuremye. Imana iguhinduye mushya mu buryo budasanzwe. Imana iramwe ngo nta ndwara izaguturamo, wowe uri ubuturo bw'Uwiteka. Ndagira batangarize ngo twebwe turi ubuturo bw'Imana. Rero ntabwo abarozi batura muri twe, ntabwo indwara zigomba gutura muri twe, kuko ahantu Imana ituye nta kintu kibi kigera gute kihatura. Rero mushumba pasiteri ni ubuturo bw'Uwiteka. Imana imutuyemo, ntabwo indwara zizatura muri wowe. Kanya ngiye gusenga Imana. Icyo gihe ndi muri koma, muntu nagiye kubona mbona amagare menshi cyane, mbona abantu b'abakire bambaye imyenda y'amajezi, yanga abakire bakora na siporo, mbona bari ku tugare twinshi cyane. Ngiye kubona mbona igare abantu bose baryicayeho, mbona igare ritwaye umuntu, mbona ritwaye undi, mbona abo bantu benshi bari ku magare, mbona baragiye. Ndaje njye mbona ibyanjye sinaribona, ndabaza ngo igare ryanjye riri hehe? Imana irambwira ngo iryawe ntabwo rirategurwa, iryawe ntabwo riraboneka. Ariko Uwiteka arambwira ngo hari amagare menshi agize gute yateguwe, ariko abantu niba amaso nzagira gute nzabarinda ayo magare. Mwari muzi ko ari amagare Satani ajya ategura, abantu bakagenda bakenyuka, kandi nimubyitegereza murasanga amagare agize gute yaraje, abantu barimo barakenyuka. Rero Imana yambwiye ngo muri aya masengesho umuntu wagira amahirwe yo kuza hano, ayo magare ntabwo azayicaraho. Muzava ku isi mugize gute mushaje, ariko Imana yambwiye ngo nanga zitangaza ngo abantu bihanire kureka, abantu bagira gute bihanire kureka. Imana ije gukora ibitangaza kuri iri torero hano Shejemu. Uzajya wari umuroza azajya afatwa. Imana igiye gusuka ikintu bita imbaraga hano. Abarozi bazajya bafatwa, abanyabyaha bafatwe. Rero abantu musenge mugira gute munakizwa nk'uko Imana ishaka. Gusa Imana yambwiye ngo amagare nakweretse uri muri koma. Nyiza nahise mbwira madamu, ndabwira ngo mbonye amagare menshi, nabonye amagare menshi, ariko iryangira gute ndaribura. Arambwira ngo impamvu ritaje niyo mpamvu wagarutse uri muzima, iyo riza kuza wa wapfuye. Rero nanjye ndi mu myaka y'ikinyongezo, ariko nzizera ko imyaka Imana yongeje umuntu bari myinshi burya. Rero Pastor Imana irambwira ngo n'amara yawe
Imana yakize mu mwanya wayo neza. Uzava ku isi utabazwe niko Uwiteka avuze. Ntawe uzakumva n'icyuma uryamamo. Imana icyesitayemo umwuka wo guhumeka. Uzatunga umwuka Imana yakuremanye paka uvuye ku isi. Uzatunga amaraso Imana yakuremanye paka uvuye hehe ku isi. Uzatunga amagufwa Imana yakuremanye nta tiji izakujyamo niko Uwiteka avuze. Kandi Imana irambwiye ngo nta mwana uzagira gute uzakenyuka. Kandi uzasabira ubuzima azagira gute azabaho. N'uzageraho yenda uvuga ngo nanze urupfu azabaho. Rero wowe uri igikoresho cy'Imana. Imana iyo iri mwijika kwitegereza iraseka cyane igatembagara. Uri mu bantu basetsa Imana. Wowe Imana ikubonye iraseka igagira gute igatembagara. Imana iragukunda cyane n'ukuri. Imana iragukunda cyane. Kandi Imana iguhaye imodoka nziza zino zigezweho izajya gutembereza. Niba hari umuntu ugiye gusaza neza mu isi ni pasiteri wanyu. Rero Imana iduha umugisha. Ijambo ryavuze ngo umuntu aragize gutora uve Yerusalemu. Mujye mutega amatwi mwumva ijambo ry'Imana. Nubwo Imana ivugana natwe tukayumva mu buhanuzi, ariko ijambo ry'Imana ryugira gute ryubaka umuntu. Imana yavuze ngo hari umuntu Imana yomeye mu materaniro hano. Nushaka uburwayi amagufwa yawe yakize. Nushaka uburwayi bwo mu nda, ndi muri ko Imana yarambwiye ngo nguhaye imbaraga zo gusengera indwara. Kandi igihe ntago njye nkora ikintu Imana yagize gute itambwiye. Irambwira ngo nguhaye imbaraga zo kugira gute usengera indwara zikomeye kandi zigakira. Mvuyeyo rero nyuma baje kupima anyuzeho nk'amezi nk'atatu barambwira ngo umutima urabyimbye. Barambwira ngo umutima wawe ugize gute urabyimbye. Njya ku badogiteri babiri baravuga ngo umutima urabyimbye. Njya ku wa gatatu umutima urabyimbye. Ariko ngiye gusenga fata amasenge ndavuga ngo Mana wankuye muri koma. Iyo uza kugambira ko upfa mba narapfuye. Izi ndwara abaganga barimo kumbwira. Dore nje imbere yawe ndaje nizeye kandi nzi neza ko ngambiriyeho ibyiza ibi wagiye ubinkuraho. Izi ndwara bavuze abaganga nzasubire kwa muganga mbwira ko nta kibazo ufite. None mu minsi ishize ijwi irambwira ngo njya kwa muganga n'abantu tubana bari bazi uburwayi ifite. Ngiye kwa muganga barambwira ngo umutima wameze nk'uko wavutse. Rero mukomere Imana amashyi. Imana ikiza indwara. Impamvu dukorera Imana ni ibintu tugenda tuyibonana. Ujye uvuga Imana uko wayibonye. Niba waribonye Imana igukiza ujye ubivuga. Ntabwo umuntu avuga Imana yapfuye. Umuntu avuga Imana akikize gute akiriho. Rero nimukajye mugira ipfunwe yo kuvuga Imana. Barambwira ngo umutima wawe warabyimbutse, impyiko zabaye nzima. Bari barambwiye indwara 3. Umutima urabyimbye, impyiko zifite ikibazo, umwijima utwikire n'ikinure. Kandi nanyweye imiti ishoboka ariko senze Imana irangire gute irakijije. Namukanya rero abakozi Imana bagiye bahanura Imana itanze ubuzima. Waje arushye Imana iramubohoye. Urumva rero Imana yivuga agenda byumva. Imana akije indwara zikomeye. Rero magaza hano ndi muzima. Wenda harimo abantu banzi hano cyangwa tugenda duhura. Abenshi ntago bari banzi. Nanjye ndi mu bantu Imana izuye vuba. Ndimo ndahagara hano nshigira gute shima Imana. Madamu wanjye baramubajije ngo aramutse apfuye wabaho gute. Aravuga ngo nanjye nahita nipfira twajyana. Ariko burya nta muntu ujyana n'undi. Ndashima Imana ko Imana yagize gute yangaruye. Uyu munsi ndacyari kumwe n'umuryango wanjye kandi nzaramana nabo mu izina rya Yesu. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntangarize abantu imiro n'ibitangaza Yesu agira gute akora. Najya ngutangariza abashaka kuzakenyuka ntabwo uzakenyuka. Mu gihe ukiri mu mbaraga z'Imana, mu gihe ukizeye Imana, Imana izakurinda ibyagukenyura kugira ngo utangaze imbaraga zayo mu izina rya Yesu. Rero numva ijwi rikubwiye ngo ugiye gupfa uzaribwenga Imana yamaye ubuzima. Hari amazwi Satani ajyaza navuga ngo ugiye gupfa uzapfusha. Abantu bumvaga amajwi babwira ngo muzakenyuka cyangwa muzapfusha. Ni muyakanire nonaha mubabwiye ko muzarama mukavuga ibintu n'ibitangaza Imana ikorera abantu bayo. Dawidi ndiko yavuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ngire gute mbwira abantu imiro n'ibitangaza. Ukubwira ngo uzapfa ujye umukanura umwihorere. Ubwira ngo niza Imana ibeshaho.
ukubwira ngo uzakorwa nimubwira ngo jya nizeye Imana igikuraho isoni. Rero Imana dukorera, Imana ibaje kudutabara. Uyu mwigisha yatwigishije, mbonye umuntu afite urwandiko yanditseho 100 n'ijwi rimwe ngo uzageza mu myaka 100 ukiriho. Ntabwo ari amarangamutima nushaka uzasenga Imana izabikubwira. Uracyari umusore yego, ariko mbonye iyerekwa umuntu afite urupapuro ruriho imyaka 100 n'ijwi rimwe ngo uzageza mu 100 ukiriho. Abantu bajya bavuga ngo nta myaka 100, imyaka 100 Imana igitanga. Hari abantu imyaka 100 bayigeramo. Rero uyu mukozi w'Imana azabaho, niyo umuriro watera isi umuriro uzagutwika, niyo ibyicano byatera ntibizakugeraho. Uwiteka nikagize gute avuga n'uyu mukozi w'Imana w'umushyitsi, niko Uwiteka avuze, uzava ku isi umusaza kandi ukomeye. Kandi ikindi Uwiteka aravuze ngo inyama zo mu nda yawe, impyiko, ibihaha, umwijima, inyama zose zigutuyemo nta nyama uzakurwamo, niko Imana ivuze. Kandi reka bivuge ntacyo mbe, Imana itanga umugisha. Uzatura mu midugudu y'abakire, uzatura muri ya midugudu ushobora kwinjira ukagira ngo harimo inzu imwe kandi harimo amazu menshi. Uzatura n'abantu bagize gute Imana ahaye umugisha, kuko ntabwo Imana yaguhakura ngo ugire gute ukene. Niko Uwiteka avuze. Kandi ikindi, Imana izaguha ijuru rito ry'urugo. Ijuru rito ry'iki? Ry'urugo. Uzashaka neza, abantu bazajya baza waheshera babwire ngo tubakirize iki. Ari igihe umuntu ashaka, ushatse ntakunda abantu. Abantu bajya baza bakagira gute akayita bakwepa, ariko wowe Imana agutegurira ijuru rito ry'urugo. Ndaje babwira ngo ijuru rikuru uri mu bwawe bw'ijuru ahantu kure cyane, ariko mu isi ijuru rito ni iki? Ni urugo. Rero abakobwa bari hano, Imana ibahuza n'igufwa ryawe mu izina rya Yesu. Ezekiel yaravuze ngo igufwa ari ahantu igufwa risanga iryaryo. Umukobwa wateranye uyu munsi, Imana imuhuza n'igufwa rye mu izina rya Yesu. Umusore waje uyu munsi, Imana iguhuza n'igufwa ryawe. Igufwa rigira gute risanga iryaryo. Rero umukobwa wizeye yizeye ko acyuye umugombo ari amasengesho, umusore yizeye ko acyuye umugeni hano mu izina rya Yesu. Ukwezi cyeye hano igufwa rigasanga iryaryo, Imana ibahuza n'amagufwa yanyu. Ese abakobwa bahari n'abasore barabyize ngo batere haleluya twumve. Mujye mwisabira hakiri kare, nize mbwira Imana ngo Mana dore mfite amagara makeya, ntuzamugore undushibira. Ariko ntabwo nzi ko nzabyibuha, ariko Imana igiye kuma imbo dukundana, kandi n'ubu turakundana ukuri kw'Imana. Turakundana nta kibazo dufitanye, kandi Imana izaturinde. Ariko umuntu wanyemeye nta n'ikintu ufite, kanyemera nambaye ipantaro y'abakobwa, ari upantaro n'ukuri kw'Imana n'agapantaro, niko nigize nkabika rimwe sanga madamu yaragatwitse, ndabura kuki watwitse ubuhamya bwanjye bite. Nigize njya gusenga rimwe ku musozi nambaye inkweto 45 kandi ntambara 40. Umuntu umwe Imana irambwira ngo bari abicaye, bari abantu babyibushye bagaragaza ko bagize gute batunze amafaranga. Mbabonye ndavuga ngo bari abantu ko byagenda kose barangirira umumaro. Bura iyo umuntu atari mu mwuka areba nk'abantu babyibushye ngo bafite inote, burya hari igihe umuntu byuha ntacyo afite. Noneho ngiye nicaye barebye inkweto nambaye n'ipantaro nambaye, batangira guhicisha koshi. Uyu ni umujura uje kwiba. Naho ndanye ngiye mu mwuka ndebye sanga nabakene banduta, kandi bari abantu yuzungereze. Abantu babyibushye muri amasengesho badafite amafaranga Imana yabahe. Iyo umuntu abyibushye bamuhora mukekera amafaranga. Rero abantu Imana ateyeho inyama batagira amafaranga, Imana yabahe mu izina rya Yesu. Ndasenga mbitegereje, negeza ko bamana 500 cyangwa 1000 ndaheba. Mbona baragiye, ariko Imana yanyeretse ko nta kintu bagize gute bafite. Rero Imana rero igenda igira gute, Imana igenda ikora. N'uyu munsi ngenda madamu tugire gute turarya. Rero umuntu wizeye ko Imana yamwomoye, yizere ko agize gute n'ukuri ko Imana yomowe uburwayi. Imana ivuze ngo ndomoye, Imana iba yomoye kanseri, iba yomoye diabete, iba yomoye asima, iba yomoye za rubagimande, iba yomoye indwara zisha mu bantu. Iyo ijambo rivuga ngo ndomoye, burya Imana iba yomoye indwara. Ntabwo Imana yomora igiti, Imana yomora ubabara umuntu afite. Kandi igipfuko Imana dushyiraho ni ryaje bivuga ngo ndakurinze. Buriya urarinzwe ni igipfuko Imana bigushyizeho. Dayimoni bakaza gashaka guteza indwara bagasanga urapfutswe. Rero abantu bizeye igipfuko Imana ibahaye,
muzava ku isi ingingo zanyu zicyuzuye mu izina rya Yesu. Mu bazarwara kanseri nturimo, mu bazarwara diyabete nturimo, mu bantu bazamugara nturimo, kuko Uwiteka aravuze ngo ugize gute, urapfutswe, uromowe, uranapfutswe. Rero abantu bagendana ubwoba ni mu bwihorere. Umuntu Yesu apfutse nta gukuraho igipfuko. Tugiye gusenga Imana, n'inota Imana yampaye igize gute, irageze. Rero Uwiteka iyo avuze ngo ndavuye abagize gute, abavuye. Uyu mama yicaye wambaye rondo ni wowe? Wowe kuki mukunda gusinzira mu nzu y'Imana? Rondo ni umwenda uzwi, by'amabaze simbizi, ariko rondo niyo nzi izina ryayo. Niyo ngiye kugura ndabaza madamu ngo nzane iki. Rero Uwiteka aramwe nkubwire ngo nubwo waje gusenga, wowe iminsi yawe yari mikeya. Iminsi yari mikeya wowe. Nubwo ubona wicaye aho tuba turarebana ni wowe. Nubwo ubona wicaye mu masengesho ukaba wicaye waje, iminsi yari mikeya. Ariko Uwiteka aravuze ngo mu bantu bomowe muri aya materaniro nawe Yesu arakomoye, aranagupfutse. Kandi ikindi, Imana ikuvanye ahantu wari ugiye kugwa, igushyize mu buhungiro bwayo. Igihe cyawe cyari gito nubwo waje wizanye nta wakuzanye. Uwiteka aravuze ngo akongereye igihe cyo kubaho. Kandi Imana iguha amafaranga, uzajya utura mu nzu y'Imana, uzajya utanga mu nzu y'Imana, uzajya ugaburira abantu. Kandi hari inama yakozwe n'abadayimoni kugira ngo bagukeneshe bya burundu. Imana ikurinze ubukene bwo mu ibanga. Abantu bakajya babona ukize kandi utagize gute, udakize. Gusa Uwiteka aragupfumbatisha. Ijambo ry'Uwiteka aravuga ngo wapfumbatiza igipfunsi nta wapfundira igipfunsi iki. Akira gupfumbata mu izina rya Yesu. Uwiteka agize gute, aragupfumbatije, niko Uwiteka avuze. Kandi amaguru yawe uhereye mu mavi, Imana iguhinduye muzima. Wari ugiye kumugara amaguru uhereye hehe, mu mavi. Ngiye gusenga Imana rero, abantu bizeye umuntu wabwiwe n'indwara n'umuganga aba ari uhaguruka kugira ngo ugire gute, senge.